hari abantu batekereza ko ibyaha byabo ari byinshi cyane ku buryo ahari batababarirwa. Hari n'abibwira bati njyewe narenze urugero, nageze kure aho ntabasha gukurwa, ahari Imana ntiyanyakira. Gusa ndagira ngo umenye iki: Kristo ntiyaje guhamagara abakiranutsi, yaje guhamagara abanyabyaha. Yaje kubicanyi, ibisambo, indaya, abajura ndetse n'abandi banyabyaha bose bakomeye. Yaje kuri mwebwe ububuze ibyiringiro. Niwe Kristo yaziye. Burya ku musaraba Yesu ntiyapfiriye abantu beza, yapfiriye abanyabyaha, ndetse kuri icyo kigero uriho. Gusa iyo utekereza ko uzahanirwa ibyo wakoze, ndetse ukanatekereza yuko binakwiye kubihanirwa koko, burya ntabwo uba wibeshye. Nk'uko ubutabera bw'abantu bubasha guhana abanyabyaha, niko n'Imana yera izahana inkozi z'ibibi. Imana ntishobora kwirengagiza icyaha ngo ibure kugihana. Mu by'ukuri urubanza rurahari, kandi abanyabyaha bazahanirwa mu muriro w'iteka ryose, umuriro utazima, aho urunyo rwaho rudapfa ndetse n'umuriro waho ntuzime. Nicyo gituma nkuzaniye inkuru nziza. Uwo mucamanza ubwe niwe waje kwikorera igihano cy'abanyabyaha, babandi bamucumuyeho bingana bityo. Kristo yikoreye ibyaha kugira ngo abanyabyaha bababarirwe. None ndakubwira nti wibirenza amaso, dore yapfiriye abanyabyaha kandi nawe uriwe. Yishyizeho urubanza rwabo ruramutsinda, ahanwa igihano cyabo. None rero witindaganya, ihane by'ukuri bikiri aka kanya. Reka inzira zawe mbi wagenderagamo, hindukirira Kristo, umwizere we wenyine. Uzababarirwa, uzagirwa mushya, uzahinduka umwana w'Imana, uzahabwa ivuko rishya mu Mana. Ngwino nawe mwana kubature, kuko umwana batura aba batuwe by'ukuri. Wibishakira mu mirimo yawe, wibishakira mu byo ubashije gukora, wibishakira no mu babyeyi bawe. Ngwino Kristo kubature. Uwo Kristo abatuye niwe uba batuwe by'ukuri.